Go bwose bagufite imishyuke myinshi but none of you mujya like abose babaza no kujya kubona ama video yanjye ariko ikintu bakora nukuza bakaza hano like wa nyine like they can't believe ko they are hearing me, you know, live. I am speaking live, I'm talking, I'm interacting and stuff like that. And then you're bringing up mujya kujya gushyukirwa yijya kubabazenu umushyukirwa kubaruza ukuntu ubwo bure no babushyutswe ufite imishyuko myinshi. Sometimes it's annoying, hey? Baba kumenya ariko you have to understand them. Baba kumenyereye uri muraniha bandi bakakusanga uri muraganira n'iki hari ukuntu bahita bamenyereye zira boro man. Ibyo ngibyo nta kintu bivuze mu gihe utari murishyura kuko ntabwo ari fun, is not for fun n'akazi. So niba udashoboye kuba wakwica ujye uvana n'amagambo ujye uvana ubwo bukambuka ujye bushyira hirya. None ikibazo n'abatazi no kwimenya nyine ngo bamenye, hari abantu batajya bamenya icyiciro cy'ubudehe babarizwamo. None niba uri mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe urashaka kwisimbuza ujye mu cya gatatu, biragenda gute se? Kandi urashaka kugira ngo ukore iki uzahabwe n'ubundi serivisi nk'icyumuntu z'umuntu uri mu cyiciro cy'ubudehe cya mbere. Ariko ubudehe ndimo urabona ari nk'ubwa kangahe njyewe? Ubudehe se uri muri ntabwo nena cya kabiri. Ariko niyo nta kintu bivuze my friend. I still love you the way you are. I couldn't you so much kwagara nyo na ariko ikibazo rero buri akose shereka nkubaze tureke n'abanyarwanda ujye ubona buriya kandi bura ntago ari abanyarwanda ari abafani gusa abagande n'abafani buriya abagande arubita kuri X arubita kuri Twitter abagande baba bateye akarenge cyakora utabona ni kuri za Instagram n'ibiki. Ariko abagande East Africa, by the way, East Africans, they are my fans. Kenyans, Ugandans, I got East African fans all over because I'm really the only East African girl that has went pro. We are two East African girls. There's one Kenyan girl. She's Zawadi. She's a Kenyan. No, I don't know. Yeah, she's the one in the Euro industry in Europe, not in America. In America, there's a lot of East African girls. How about your Burundian girl? No, when I'm talking about East African, I'm talking about East African as in East African community. So, abavuga ikinyarwanda nyine ni njyewe gusa. So muri East Africa handi ni umunyakenya wundi umwe uri pro. Umva indirimbo nakunda ya Mike. Indirimbo maraye muri iyi minsi. What's the point of getting litty if I find you? Your proof that I gotta make it through. Motivation, inspiration. But then I'm never stuck. I'm better at you, better than my gun. Haguruka sogere. Nisho. Haguruka byose. I'm sick and tired of running after the blues. Haguruka byine. Ako isi ujye uba serious cyane. Wapi njyewe si usa nk'umuntu waba mama uri serious cyane wakubita ubwana. Njyewe nyagira imwakana nzabyara. Ariko se ko twari twemereje ko tuzabyarana umwana byagenze gute? Sakora ko urabizi nakubeshye. Abyara umwana ariko namubyara muri Canada.
hari icyo you can come ukamubyara ukamunsigira ukagenda. Nase mama nagusigira njye urubyaro rwanjye kweri. Nese ko nawo wari urubyaro rwanjye nubwo maze banamumenya ko mutwite maze araza kugana mu byaye. Ntabwo wambwira ko mutwite. Njyewe reka nkubwire I've not even, can you imagine I've never had an abortion? I've had one abortion, by the way, I'm not gonna lie. I've had one abortion. But it was such a stupid mistake. Like I don't usually make mistakes like that. No, it was like 2 years ago or something. I usually don't make mistakes, but for me, I am not. Abortion utakoze uri umwana wayikoze ukuze. No, actually, like I've never gotten pregnant like before. Even like when I had abortion, no, I had it like I had it when I was in Europe. It's actually very very simple in Europe. You know how easy it is. You just go to the clinic and that's it. But ntabwo nigeze nkwita mu buzima bwose nabayemo. By the way, like abantu benshi. Oh, do you know why? I know why. Why? Because I grew up mbwirwa amagambo abiri since I was like literally just so small. I always been told two words. Either gonna get pregnant and then you're not gonna get anywhere to go. You're not gonna go anywhere with a child. So pregnancy was kind of a curse. If I was to ever get pregnant, it was a curse because I could not take it anywhere. Not to my mother, not to my family members, not to anybody. And the second was I'm gonna get AIDS. Kwa kwenda kubwira ngo nguriya wazicwa na sida. Ngo cyangwa nguriya ngo nutwarinda ngo ntuzazane hano. Nguriya ngo itunga zatwarinda ngo yangare. To stop. So sex was never an option for me. It was never an option because I knew I was gonna get AIDS or get pregnant from sex. It was too stiff. Like I never had like regular, like I never really had like regular intercourse like a teenager, kwa kuningine with like a boyfriend. So those things were like, far away from me. Like, when I grew up, like, when I started getting like, to choose when I want to, when I do not want to, I was always careful because I knew how to. I feel like for me, I kind of knew how to protect myself even before I even joined the industry. Like I already knew that I gotta protect myself from this and this and this and that, like, period. Like imagine for like the longest time, like I never like niona nagiraga wenda like nyine harukuntu wenda harukuntu nigenza nyine si mureshe nyine protection nishi na making sure yuko pills zirahari n'ibiki ariko hari nyine like nanafite turabizi nyine ndabyihorera nyine ndabyirengagiza kandi mbizi neza ko I can get pregnant anytime and I got pregnant. Narabimva nyine numvishe nagize ubunebwe kujya kugura ikinini tu. Icyumweru cya mbere period aho iki gimyanwa ngomba kuzira icyumweru cya mbere mbona kiradeye icya kabiri ndavuga turetse gatoya tanje nakandi numvaga meze neza nyine uretse ko numvaga nyine mfite too much cramp nyine numvaga mfite cramps n'ibiki ndavuga turabize kandi ndi mu gihugu cy'amahanga ntabwo nandi no mu gihugu bundi nsanzwe mbamo muri Europe ni mu kindi gihugu wari mu cyo gihugu somewhere in Europe, somewhere, but not in Finland. I was not in Finland. But the good thing about Europe is that I paid out of pocket, but it was not expensive. It was like I paid like 200 euros. 200 euros yo gukura minda. Yeah, gukura minda nyine uragenda ukajya ku gynecologist. Ukajya ku gynecologist.
akanyine akabanza akakukora nyine akakora nyuza muri radio nyine kugira ngo arebe ko if you are really pregnant. Hanyuma bakaguhereza ikinini kimwe gusa unywa. Iyo ushaka nyine ushaka iby'ibinini ari nyine iyo yageze kure cyane iyo yageze wenda yarengeje ibyumweru 12 you have to do like surgical like you have to remove it surgically like mine was under 4 weeks, it was 3 weeks. Ngo baragukata surgical, what does that mean? Gukuramo inda biri surgical se yeah like uzagenda ubigukuringa ntabwo ngiye kubigusobanurira my friend. Uzagenda ujye kubigukuringa urebe ukuntu bisenda. Ndavuga ngo I mean nk'umuntu muri Canada urabizi inda yarengeje ibyumweru 12 ntabwo ikuzwamo ikinini, so bagomba nyine gufungura the uterus, they have to open the uterus. So the surgical where I mean ntabwo nyine nta hantu bakubaga na hato kubera ko nyine baba nyine bagomba nyine gukoresha like akaboro binjiza bagafungura nyine ntuza bagafungura numva muganga agomba nyine gufungura nyine burasa babyita mu kintu cy'Rwanda ni ndibyara ni uterus. Baba tubwire muri comment. Batubwire ukuntu babyita mu Kinyarwanda uterus. How do you call uterus? Matrice. Ngo numura. No matrice. Ingobyi umura. Ngo numura. Umura zibasi. Numura. Imsiko. Urumva nyine noneho nyine kugira ngo nyine utaba uri uncomfortable urumva nyine agomba kugutera ikinya. Bagiye kukugira Coca-Cola bagushiramo Coca-Cola gakurura nyine si ya urumva baragenda bagafungura baganze bagashyiramo ibintu bashyiramo undi bagafungura ubundi bagakuramo. Njye namaje no kubireba kuri internet nabaza bafite bijya kora biteye ubwoba. Abagore tunyura mu bintu byinshi cyane mu buzima cyakoze njye narumiwe. Abagore tunyura mu bintu byinshi mu buzima but you know what, we so strong. So we inda yawe wakuyemo byagenze gute? Nayo nashakaga of course, so I had to no I mean like bayikuyemo mu buye buryo ikinini yanjye yari hasi ibyumweru 4 so ni kinini baguha gusokamo. Iyo umize ikinini bigenda gute? Nyuma y'amasaha ngahe ugira imihango n'imihango isanzwe tu, ariko hari akaboro wumva navuga ngo hari akaboro wumva ukumva kavuze ngo karamanutse kameze like it's more like a nk'intuza nk'ivunde ry'amaraso sinzi ukuntu nabikubwira like kaba ari amaraso I think yeah kuko nge nari amaraso tu only amaraso, so it was like it was like cool because I was even it's gonna so I was like outside, I was drinking with my friends, we're having so much fun. I was like, yeah girl, get it, you know. And then after 3 days umuganga arambwira ati uzagaruke for check up. Ndagenda for check up arongera akora. Thank you Passion. Thank you Passion is gifting me. Someone gifted me. Thank you so much guys. Guys, get us mukanya ndabasiga niba tusigeza ku nanjye bamezi bangize ku 10 nanjye ngibyo mugeze ku 10,000. What the fuck? We haven't seen no one in here man. Barumva nabituka urabisangiriya ngo ari bigifta bino biragiftinga utundi dukobwa tudafite icyo tumaze tudatwika. Ariko do you know what, I see that you guys are like, you know, more recording all of these things mukabishira kuri YouTube. I mean it's good to make the money whatever. Ariko haru YouTube channel
Ddumba hariyo nabonye yanditseho ngo Ddumba TV. They put bakoze izina ryanje none baguma bapromotinga wo man. It's not me. Oh my goodness. Dude, striking anyways. Yes. No, there's this two or three people. Bafite they have their channels nyine baza baka recordinga with these things. They have most of these channels ne ebyiri cyangwa eshatu nabonye bafiteho videos zanje my original content nari mfite kuri channel yanje and I still have on my channel today. They'll go and record that and then they will use those videos to monetize their channel. Uriko byumva akapostinga video agashyiraho caption agafata video akayita agashyiraho ngo Isimbi Von kuko ari njya barugenda usacinga ngo Isimbi Von ngo Isimbi na Werina nabo baragenda bakandika ibizina byinshi bijye bitandukanye and they will take my original content that I have filmed and posted on my YouTube channel and you're going to record it, post it on your channel kugira ngo channel yawe monetize yamara ko monetize warakoresheje video yanje warangiza ugatangira ukagenda ushyira wakuye kuri whatever. You're not gonna make money out of that shit because I'm gonna strike all of you motherfucker. Njile akosuguma sizi abantu bwa muzi ko ntabibona cyane muzi ko mbibona kuko nyine just mwihorera too like I just leave you guys. No, you will not eat 1 cent. Barugende ujye kuri YouTube usache ngo Isimbi Von. See how many YouTube channels they are already monetized. Kandi bose bafite subscribers 1,200 kandi ukabona ko they are using my videos to get that, you know, to get to that views whatever. And then they will start posting different stuff like ibindi bintu bigiye bitandukanye whereby the videos the beginning umwana tukanye dukareba the beginning it's my videos, my original videos. Cyakora abanyarwanda mugira nakazi really like you guys like you're really working. How do you go on Instagram and create? I have take down like I have these companies that really what they do is just take down anything that is impersonating me. You ukabona kana ngiye naguze like tuvugana naguze you know like you know a meta verification. If I buy a fucking blue badge on Instagram kuri wenda kuma page yanje abi 3 4 narayiguze hariho narubega ntiwerine mubona kari ngiye naraguze badge y'iboro ukagira ngo you're gonna create Instagram yindi randomly ntago izagumaho because I'm paying to keep you guys creating like tukorona mana nyamugira umwanya nukwirirwa muri kugenda mujya kupi ibintu by'abantu. Can you guys be creative? Because people have they have amazina yanje YouTube zinkeshatu nabo bari monetized baguma bashira nk'ibi bintu baraza kubishiraho and it makes more sense to bambone. Umuntu nemereye n'umwe bamwita nyita Cedric. Impamvu nyita Cedric imwemerera nuko nanone twumvikanye ko agomba kweditinga icyo kiganiro agakuramo amagambo mabi yose twavugiyemo kikagera kuri YouTube ciyubashe kubera abafana mfite kuri YouTube n'abafana ngira hano baratandukanye. These people on YouTube hariho abantu bakuru bakunde bankunda kandi hano hariho abajeni bakunda ibintu mba nabibahaye mbapfunyikiye uko babishaka. So rero I don't want umuntu ufite imyaka 50 ko nyuma arimo ndavuga za gaswere kandi hano abantu buzuyeho barashaka za gaswere. Ariko gaswere nanye byo boro ndabivuga ngo ndagaswingo gaswere ibyo ngibyo na amagambo asanzwe. Why would you say fuck ariko ntabwo bwa ngo gaswere ngo cyangwa ndagaswe ibyo ngibyo ntabwo ari ikibazo tu tuni ikinyarwanda cyereka niba atari ikinyarwanda. Abanyarwanda rero baratandukanye bitewe no kuntu mbazi harimo ntashaka ko bayibona kuri YouTube. Then listen to what is the difference from seeing it here and seeing it on YouTube or on Facebook or anywhere else? What is the difference? Urabizi ko kuri YouTube ari abantu bafite imyaka 60 bakurikirana YouTube every fucking day. And then ahangaha
wamaye igice cya ahangaha hakaba nta muntu n'umwe ubu ngubu ukwije imyaka 40 okay 40 bashobora kuba barimo ariko nta muntu wa myaka 50 uri hano ahangaha nobody ufite 50 years right now uri hano kuri YouTube abantu bafite 50 nibo gusa nk'abantu bakurikirana Isimbi buriya ugiye kureba mu myaka yabo baba ari abantu bakuze cyane baya ntabwo barakubona uwo yaza kuba ari nk'abantu bakuze cyane abo ngabo bo ku Isimbi bakaba bari hano uza amagift twari kuba dufite kandi bo bafite n'amafaranga ariko ntabwo barayoboka TikTok ubu ngubu abantu batanga gift usanga ari babakobwa bafite umushukwe mwinshi cyane abakobwa bafite iki umushukwe mwinshi erega impamvu abantu batari baraguha gift nuko abakobwa aribo bazitanga Anase bakobwa bajya bankunda nose ntago bankunda ubu ntago baranyenze se abakobwa se bagukunda gute kandi we warahisemo ko icyawe kijya ari icy'abagabo ntiwagihitiyemo abagabo ndi abo je muri zishashya n'umugore ngo cye uvuze uko mbivuze nuko byumvishe ntabwo nkumvishe se ntabwo unyibaraza gusa ntabwo nkumvishe jewe hello none wagira umukobwa utamo Isimbi banyarwanda kazareme yaravuze ngo azashakana n'umugore yaravuze ko ntabyo yumvishe none ko ntabyo wumvishe we bise bitekereza mise negereza ikintu cyo kuba wavuze ese uri muramwiki kandi uri Isimbi you're getting fucked up I know you're drinking alcohol no I'm smoking ariko ntabwo smoking kuri camera yeah they will fucking bring it down ashaka gushira isigara kuri kamera ubwo rero ndakureba nkakwibwira hata nibwo urusura rwawe None ntabwo munzi muranyobewe se ngo dungu wampaye 100 cyakora abantu barasaba murasabiriza ntabwo urarangiza kutubwira inda wakuyemo Nusu ndabisobanura inshuro zingahe Harakuramo ni yawe se ngo nyishinguzemo turi kumwe gukuramo inda se ni ikibazo no Ako si impamvu abantu free women free worms Sharon, thank you by the way. Sharon, thank you. Nakubonye. Sharon, thank you. Thank you everybody. Free wombs. Mumere Isimbi guys. Mumere Isimbi. Mbabarira inda zacu zibyara Imana iduhereze ubuhumesho duhumeke ducuzinge tuhitemo icyo dushaka kubyara n'icyo dushaka kubyara. Kubyara nagato. Bimeze bite? Hello? Nwese waje kwasama gute ku buryo baguteye inda? Nakubwiye nyine ko nabaye nyine insinzi. Yesu we nabaye icyasame. Ndaryama ndavuga ati bayiguteye uri murakina poni cyangwa bayiguteye waje kwishimira. Ako se we kubera iki mama ufite ako se du nawe utazaba nk'abantu bafite ububazo budafututse pe. Ubwo bubazo bwawe ntabwo mbagushaka ko nta bubazo budafututse. Rero ibibazo mumbaza bijyanye na industry n'ibibazo nawe bwawe ushobora kugenda ukaguguringa. Ibyo bingibyo rero ntabwo ese bijya bibaho hari abakobwa rwose bajya bazitwarira kuri set. Niyo mpamvu byoroshye kuzikuramo ibintu bidashaka. None aho ngaho ububazo budatufututse. Ibibazo ntabajije kizima ni iki? Wowe urambwiye urane ngo wagiye ngo kuri set none se nigushe kuri set uje kwatwarira inda ubundi ufite ubwe ako like nakazi sheri ntabwo ari okay reka tuburane ntawe ndi buburane nawe ntabwo ari game nakazi so ntabwo urugenda ku kazi ugiye gutwara amanda ku kazi uje ugiye gukora ariko hari abazitwarira no ibyo ngibyo bibaho namakuru njye numva ariko nta none se ni iki mbajije kitari cyo nuko nyine ibyo ngibyo ari ibintu bidasanzwe ibyo ngibyo ni ibintu biri rare pe none se urumva bitarabaye rero niba inda yonyine wakuyemo byaragenze uko nushobora kuba warayitwariye kuri set gute ariko uri kuracinja ibintu ntabwo urimo nagushira agenda kubajije
iyo umuntu akubwiye ikintu cy'icemero ko kikubwiye rupana ko okay ninde wari wayikuye ninde bayigutereye ninde wakuyemo bayigutereye nese ntabwo gukorana mu buzima busazwe genda ikiremba uwo muniga wemereye gutera inda wallahi ntabwo nabyemeye ntabwo nanyweye ikibindi byagenze gute akada kwiyamye nuka wambwiye sheri irase boteye inda wagiye utera wagiye uzitera nanjye binsobanura bitubwire nanjye urashaka ko nkubwira inda natera nanjye niba tugeze ku 10 ntacyo nongera kubabwira aho reka nigire kwiyeditingira kanigire mu kanya ndahita mbasiga by the way saa 10 saa 9 n'iminota mike cyane ndahita mbasiga by the way Ddumba I gotta edit I have a lot of stuff to do umva bure kufunga tore ko ntari ko siranga yo go na Tim umva se bimeze bite ufite inyo ni karemano kabisa izo ni karemano anyaza ni karemano noneho hari ukuntu wihita uhindukira ukahita agenda kwifungisha umuryango gutya uri umwana w'Irwamagana amabira nyoko uri umwana w'Irwamagana banakubonye Bote warwamagana wala ibihumbi bitanu nari ku 10 cyakora abantu bawe n'abafeke ndabasize akote mwamereye Isimbi gift dore ibinabyo kuno babimereye suru kurara bikanuye amaso ntazi ukuntu turebe kwigenderanye nati ubabwiye mugiye kubazamura izi nswezi ubushishi n'ubushishi bwatangira kuzamuka bushishagurika cyakora abagabo hano hanze bafite imishyukwe hello iyi mishyukwe mufite nta n'amafaranga mufite nta n'ubwo muri kuza n'amafaranga ngaho tuyabone hako wamugana bakayitasi batari baraguha gifting ubundi bakaza bagibwirisha mugiye ngo ndashaka kumufikisha Isimbi ntabwo ahumeka umwuka usanga ahumeka kashi my friend warakoze kumburuka ariko ndagukunda cyane subize sheri abakayitasi bari bandembeje bambwira ngo manamba ya Isimbi kai noneho burugo banzoje namba yawe mitamfuha ariko ku cyano bagiye yongeso we thank you so much bamwita ngiti D or something I saw somebody give me so many roses babwa amaroza menshi ariko na gift zimarora umuhungu wanje wo murundi witwa uzi Kirundi ndashaka kujya mu Burusi I'm going to Moscow very soon aho bazagica no bazagica ariko sinzi njye nikundaniye n'abantu bo muri East Europe by the way ndakubwira nations ndakubwiye muri mu Burusiya bazagica bazaguhora iki bazagica watch out nta kintu Burusiya bwagutwara Putin aradukunda cyane so kuno Putin adukunda se abanyarwanda ya Putin aradukunda uziko yakara bakuru bamaranga bari baranswezwa bari maransetsa ndimo ndatinya umunsi nzahura nawe nyana ngo turahura isura ku isura reka ngewe narafugushe nakubonye nabonye video yaje undi murasomana na Fofu
Fufu uwe. Fufu dance. Ntukazajya uvanga amasaka n'amasaka mu nyuguti fufu n'ibiki. Nabonye mwe murasomana. Ita nanjye mfuha navuga ati nanjye ndabona ngo nzongera kumuvugisha ita nanakuboroka. I knew it. No, I'm serious. Yeah, I'm serious. No, I'm fucking serious. You think I'm fucking kidding? I'm serious. You blocked me because you saw Fofan Soma. Minimum go mwah. Muri gwano tubize. Uncinyuma. Kandi yarakwemera urukundo urangije utangira kuncinyuma tu. Nese zarati asha abaga atura batabaga mwese muri kimwe tu. Tangukaraba. Abagabo mwese muri kimwe. Reka nkubwire ukuntu nasomye Fofo. Nga umva mumbare mwumva ibintu tuvagiye agiye gutangira kumbeshya. Usugiye gutangira kumbeshya du. Umva woze kumbwira ko hari umukire witwa Password agutayemo Isimbi. Anayemo? Anayemo ikibwana ngo manegana gitayemo manegana ariko ndashaka ikibwana Password. Thank you so much. What is the name? What's his name? Password. Oh, Password. Thank you so much, Password. Thank you so much. Murakoze cyane. Mani bongere. Ibasubizo Password ni umuntu ushobora kuvamo ikibwana hano. Niwe nizeye ushobora kuvamo ikibwana. Ariko hari uwitwa Jamaica nawe arazi. Murakoze rwo. Thank you so much. Jamaica mera Isimbi agira umpera Isimbi yaba Password yaba Jamaica agira umpera Isimbi no werini ikibwana cy'intare tugere ku 10,000 kwera twaye tugiye kugira atangiye gusa batugeze ku 10,000 bare bavana aho ngaho atangiye gucika intege ataratwereka igi atangiye gucika intege ngo narabereka iki ndakuse du wagiraga kubeshya kandi turabeshya ujubeshya kumbe wa Mkaritas we waramburotse kubera wabonye video yanjye na Fofo dancer. Ngende umugore ufuha. Ndo umugore ufuha. Ukihurira sebo ukihurira. Umurira. Niko sikumvikana cyangwa nakumvikana njyewe ndi umugore reka nkubwire ukuntu byagenze rero ngo Fofo ntabwo mbandikanya ntabwo ngiye uncorekeka reka nkubwire ukuntu byagenze kugira ngo nsome Fofo. Uwitwa Manibu wo kuri X large umunsi umwe anzanira umukobwa witwaga bamwitaga nde umukobwa bamwitaga Ddumba icyo umugore wawe nanjye uwitwa oya Password kama hamwe X love ndamuguhaye n'uwawe urumva umugore wawe nanjye Ddumba arakunwaye sobanura twari Password agutwaye ngende kurama simbyumve neza ndahita no listen this is what happened actually this is what happened Lily Priest thank you so much Lily Priest bagiye kugeza ku 10,000 yego ariko gusobanura vuba ko ntabwo ari igikobwa cy'icana cyiza na gifite to vibe cyagiye Uganda bakita gute Manibu yajyaga gikoresha ibiga strawberry thank you so much ariko uzi ko Bakaritas bakurikira ubuzima bwanjye bakita strawberry icyo gikobwa Manibu yarakizanye ndagikunda rukuntu nyine cyari gifite vibe n'iki dukorana ikiganiro noneho kinkunze cyane tuvuye kuri kamera rero rukuntu nyine abana nabi Kigali yabari kuri kamera arimo aranywa n'inzoga tu at the same time kuyiheka ase kunumva kunjana kure cyane ihe kamera X large yego X large aho barebera abanzovu kenshi aba bari bagitafu okay Bentos
abahungu banje baraza kukugezayo ku bihumbi so 10. much, Abahungu banje guys. barakugeza ku bihumbi 10. Abahungu banje barakugeza ku bihumbi 10. Uwo Bentos ni umuhungu wanje OG. Bentos mumungereze ku bihumbi 10 Lax Love. Urumva? Niba ni Lax Love. Urumva? Nuko. Strawberry turangije kuva kuri kamera aransanga yari yampofotse nyine njya kubona kirankuruye manibara aho ngaho gitangira kunsoma. Oyaye naga ariko uri kuvuga naga ariko byagenze nano ariko bigaragara nyine reka nkubwire ukuntu biza noneho kinsomye kinsomye cya Strawberry maniba itaravuga ngo du ngo urabona ngo ibi bintu ngo akoze ngo buriya yari kubikorera nko kuri kamera. Namubwira ati manibo ibyo ni ibice ushaka kunkoresha. Ati ngo buriya babikuriye kuri kamera ngo ariko ngo buretse gato ngo reka nkwereke ngo nzakuzanira ngo umukobwa ngo mani ngo w'umusazi ngo ushobora gukora ibyo bintu. Ubwo mani bagenda gushaka fofo dancer ngo tuzatwike n'iki na fofo dance. Uruba manibo ndamureba ndavuga ati ibi bintu manibo simbyiyumvamo mani. Aravuga ngo no ngo mubikore cya fofo nacyo ni ikiraya. Fufu ni ikiraya, fufu ntabwo ajya bihakana. Ni indaya iragurisha. Ariko ubu ngubu simbizi icyo gihe yajyaga byemera. Ko gurisha se? Icyo gihe yajyaga byemera. Fufu ni wa mbere ni wowe muntu wa mbere wabanje kwemera kugurisha fufu abo wa kabiri. Nuseke. Ariko ngende guseka ngende. Sagara. Uraje gusoma abandi bagore urangiza ukaza ngo njye Isimbi ngo ndagukunda ngo ndashaka kugira umugore ngo ibikindi. My boy Bentos. Bentos agiye kukugeza ku bihumbi 10. Oh my god, thank you so much. Oh my goodness, thank you so much guys. Thank you so much. Call the name, sweetheart. DJ Lalish. Lalish. Bamwita Lalish. Lalish arimo aratanga ubuntu bwa pe kubona umuceri wo mwiyorere. I want to see another person to thank. DJ Lalish arimo aratanga ubuntu bw'amafaranga make yaratanga ubutima. We Lalish mu kiboro oya ni mu boroke ndabaje. Oya witwa Bentos, witwa Password. Hari n'undi witwa nde Imfurida kosa arimo arantenguha. Imfurida kosa arimo arantenguha. Sorry Shirinda. Bamwita Bentos, 10,000 akabigejejeyo. Thank you so Bentos. Thank you so much Bentos. Thank you so much. Bentos, thank you so much. Bentos, thank you so much. Bentos urabizi ariko urabizi ko nkwemera wa kintu. Urabizi ko Bentos nkwemera. Urabizi ko nkwemera. Man, I'm trying to find like my lip gloss, my lip oil. Thank you so much. Bento, is it Bentos? Bentos, yes. No kuvuga ko umuhungu wanjye Bentos aho muhuriye hose uzibuka izina. Nzaryibuka cyane rwose. Uzaryibuka? Cyane, 100%. Nzaryibuka 100%. Imfurida kosa nta jambo ufite. Ariko tinya ko abantu ba mbere barimo baratapinga bakoresha umutima n'iroke kimomo hano. Roko musobanura? Arimo aratapinga urumva na kuri tapuze roki na microgene bari yicaranye. We roko mvoye umusobanura agasobanuye man. Uragukunda kubi nawe. Ngewe n'abanyamenye kubatandukanya. Hari yanga hakaba ongera ubanyibutse neza. Ngewe nzi yanga. Ubundi abasobanuzi ba mbere batwika. Yanga ashobora kuba ari we yabaye nk'umusobanuzi wa Danger ariko hari mukuru we witwa Mike akaba ari we yabitangiye. Amazina y'ubuhanzi apana amazina arayigasanzwe. Yanga hanyuma hakaba nyine na Rocky. Okay, hari na Rocky and then
abaje gukurikiraho babitaga hariho of course Rocky niwe yaje kuba big cyane na Junior Giti ariko ubu ngubu ugezweho bamwita Sankara de Premier yewe Sankara niwe muntu wa mbere abarimo arasobanura Nese umujyi usobanura intambara zo muri Kongo kuri YouTube gusa uwo ni Rocky Mufete Rocky yaje kubikuramo kandi kantu ariko naho bari nkavuga bikunda Rocky yaje kubikuramo kandi kantu katari ugusobanura filime ari ugusobanura ibindi bintu bishobora kuba bitwika akaba ari ibyo ngibyo urimo uravuga ngo usobanura intambara zo kuri YouTube noneho ahita bisigira ba Junior Giti ariko Junior Giti nabo bivamo abamanager w'abahanzi oya usobanura ni Rocky cyangwa ni Junior bombi barasobanuraga bombi ariko bombi barabireka ubu basigaranye Junior Giti nabajyaza hano aratapinga Rocky nawe baratapinga cyane Rocky bya n'umuntu utapinga cyane hano nakari umunake kitwa Microgene n'ubundi witwa Kadafi na Savimbi aba bakunda gutapinga iyo ndi live ariko ni byiza si byiza se buriya iyo ni support iteye ubwoba ariko tugomba gusapotingana tukaya dukundana wowe ahantu uhuye n'umuhungu wanjye witwa Bentosi uzamusapotinga ikibazo nzamumenya gute azakwibwira ndahita mu following anyways ya commentinze ngahita mu following maybe umva isi nyine kugira ngo nzajye mbyibuka none se urumva njye basinkunda kuza live kuri TikTok mostly but I'm gonna niyo muravuga ati ndashaka kubanza nka buildinga nishe yanjye nshaka kuri TikTok so then I can be coming live ko ngubu like nyine mbachaka nyine just nko kuza you know umuntu wanje nuramugabo muri Godfather numvisha ngo n'umunyamasisi kandi na mama nawe n'umunyamasisi ndavuga ati hari wera n'umwene wacu reka mfe wenda kumwumva ariko ntaga gikora bya bintu byo kumpamagara gusa tutavuganye na mama wawe n'umunyamasisi byari rwose mama niwe yavukiye so nuko nyine turiyunga nyine ntako nyine none nurana nyiramabere nawe nyiramabere we nabanya nta ibiryi ndavuga ati icyo namuzizaga cyari cyura mugabo kandi na mugabo nawe rero nabonye nawe atikunze iyo umuntu atikunze rero nawe uko iki uramureka ntabwo umushwanira n'abantu gusa nuramanuka irwamagana ubu ngubu wahora n'iki ubu ngubu ko renda gusara ntiwahora n'iki ko renda gusara gufata imodoka ukagenda irwamagana nawe ariko urakabya just driving to Rwamagana ugasiga uduceri duke ugahita wigarukira ibyo si ibintu bisanzwe ntabwo ari ibintu bisanzwe ibiceri ze biva hehe arabona ngiye kubihinga ukoresha icyo amafaranga yawe se ndayarya nkayarya ubundi akajya mu gifu igifu kikayasya nkayamira nkumva Yesu ukagera neza Isimbi nagize Imana ureba video yanjye ndimo ndasomana na Fofo Yero nabinyibutse kuko ngiye ibyo bintu ntabashana kubyumva kubera ntabwo nari kumenya ko nkunda nari narabuze ikintu cyanyereka ko nkunda ariko rwarashize ntabwo rugihari rwarashize Queen P aha mfite uyu niwo mukobwa ushobora kugutwikira Queen P nta mukobwa n'umwe wari waha gift Isimbi Noeline abantu bose bari hano baha gift Isimbi Noeline yavuze ko akunda abakobwa wamweretse ko hari umukobwa ushobora kumuha gift
ase ubundi uranshira amagambo mu kanwa ubundi bimeze bite? Ntiwavuze ko abakobwa ntiwavuze ko usigaye ukunda abakobwa? Nsigaye hari igihe nabyigeze hari igihe nabyigeze kunshyira amagambo mu kanwa bimeze bite? Kumvugira uwo umuvugizi wanjye du Simbura bizi ko nabimenye ko usigaye uri umurezi bien. kagira inkuru n'ibintu byo kuzibara ngaho se bimenye ryari byagenze gute? Warabimbwiye ndagukunda mana naye ndagukunda ariko abanyarwanda bagira mu kanwa habishye. Jewe nawe ntabwo dukundanira cyakora twari dukundanira mu gikari kubera ko aha ntabwo twakundana ngo bishoboke. Hano dufite abakwe n'abakazana n'abasaza n'abakecuru n'abamasenge bafite mu kanwa habishye. Mufite mu kanwa habishye mwa bantu mwe yewe mugira mu kanwa habishye. bakubwiye iki se kandi? Mungereza Isimbi no yina ku bihumbi 20. Baba bari kuma mama uko bwije nuko bukeye mama reka rongeye ndabwire umuntu uzongera ngiye kumuraho mu mujyi ugiye gutanga itangazo nange itangazo umuntu uzongera kunkora mu mujyi nzajyana icyuma nzamuca intoki kubera iki mukunda gukora ku bantu. Queen P, thank you Queen P. Queen P ragwa, Queen P. Oh, thank you Queen P. Thank you so much. Oh yeah, thank you so much. Ahubwo nusanga ahantu hari Queen P following a Queen P, nusanga ahantu hari Queen P. I did iyo live ya Queen P nusanga ahantu hari Queen P uzajya follow, uzajya joininga cyangwa muganire. Umurebe umwitegereze. Oya Queen P naga sister kanyara naramo sister zone nzi yarankundaga ndamu sister zone ngamubwira oya attention mu buryo ntabwo nshaka ntabwo nashaka ko dukundana njye na Queen P. I sister zone daha ariko numva wigize igiciro kiri nukomeze ndi igiciro cya danger Isimbi. Don't think ukunda akagabo ukunda umugabo mwana sara wakwese akagabo ntabwo akagabo ngo Ddumba we uri imbwa. Wari urimo uravuga ngo banuka mu kanwa noneho murabumva. Reka ngubwire aho icyana kiba kintayemo tuntu simple hano ku mbuga. Nese ibiboro biracyagukanga se ntibagututse bihagije? Jewe nuzugo wantukiye ngiye ikintu cyonyine wantuka gusa no kuntukira umufuka wanjye ututse ukaba affected ho twagira nayo otherwise kumayinite nabonye MTN ikurura umushego gitari cy'amahanga uziko wagira ngo numurabyo man ushyiramo amayinite nirirwa ndi gukora za extension cyakora mareka ngubwira aya manzu y'i Kigali nayo man urashyiramo internet iragera mu cyumba kimwe ntagera mu kindi. Abakoze muri ntuza nabakoze muri beto n'amatafari ni concrete ni ibintu by'ibizu bintu bikomeye uba wumva nyine uri nk'ugiye nkugure nk'umwuga kuri kwimana MTN njyewe njya ngura banyeretse ni boro ngo ujye ugura ngo
mukarangira ku cyumweru. Queen P yakwisigiye isende. Thank you so much. Ibihumbi 12 uwo ni umukobwa. Gukora arakoze umukobwa mwiza urakoze cyane. Uwo ni umukobwa mwiza gute? Umukobwa wese defo afite nuko na mu sister zone yize yonyine. Ay sister zone da. Ese uzarongora abantu bose nawe ugenda. Nanjye narabibonye ndavuga uyu Queen P mugana sister zone hana bidanje. Ujye wifata ujye ugira because I knew you were there for me. Ntuzigera ngize nkurongora. No, but zarongora na. Hello. Ukora bivuze cyangwa birashimishije. Dore ukuntu mba nguteye. Oh, it's so cute. Thank you so much, guys. The thing is, like, you love the flowers, but the flowers don't have enough coins. I don't know, girl. Reka nkubwire. Cyakora